muraho neza banje kuba nabasuhuza mwebwe mudukurikiye muri mu bice bigiye bitandukanye ndetse hirya no hino mwebwe mwarakanze kwibuta subscribe. Hari abantu benshi cyane mushobora kuba mwanategereje Pushpa 3. Ibyo nibyo Pushpa 3 itegerejwe n'abantu benshi cyane, aho bamwe batangiye gufata ifatabuguzi ku ba DJ ndetse n'abandi bagiye batandukanye. Iyi filime yakozwe cyane guhera ku gice cya mbere kugeza ku cya kabiri. Icya gatatu cyo noneho cyaje ari umuriro. Iyi Pushpa igice cya gatatu birangira bishe umugore we kubera yuko yanze gusinya amasezerano n'abakire. Ibi ngibi byaramurakaje cyane, bose no bivuga ko kazabashyira hasi. Iyi Pushpa bivuga ko zaba yiganjemo n'inyamaswa nyinshi cyane, izaba yiganjemo asangwa butaka ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Iyi filime rero nyuma yaho imaze imyaka 3 irimo itegurwa, akaba ari igiye gusohoka mu mwaka 2027. Byitezwe kuko iyi filime izasohoka mu mwaka 2027 ku itariki 9 z'ukwa kane. Abantu benshi cyane bayitegereje ku bwinshi bitewe n'uko iyi filime yaryoheye benshi cyane ndetse n'abasaza n'abacecuru nanone bakaba bakikunze. Nta by'iterabwoba birimo, ahubwo harimo ibintu byigisha. Iyi filime itangira bakubwira ko Pushpa aba ari umukene, iwaba ari abakene kandi nta n'ikintu kimwe bifashije, ariko kubera ko ajya ku ndege. Ibyo nshatse kuvuga ni kwa kundi wenda abazunguzayi cyangwa abantu bajya ku ndege guhiga akazi. Uyu nawe yaje kuza kujya ku ndege birangira abonye akazi. Yabonye akazi ko kwiba ibiti bya leta, ariko bivuga kuko haba harimo urupfu. Rero ngiki gice cya gatatu rero uko kimeze, bivuga ko umugore we azitaba Imana ariko amaze kumubyarira umwana. Abantu benshi cyane bamutegereje filime rero musharinge, mukore ko bita subscribe ngiko no kwa mwakora kunzogera kujya mujye mubona documentary nk'izi. Reka mabwira ati twabanaga Kwizera Jean de Dieu naho utaha. Reka mabwira ati ibihe byiza cyane.